hamwe n'ibitugerageza Imana igibasha guca kanzu. Amen. Wikwigirira nabi. Yeah. Wikwigirira nabi umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza. Wikwigirira nabi Imana irimo iraguteganyamo umuntu w'umumaro ejo hazaza. Yego. Komera shikama. Yaba uri umugabo warajujubijwe wenda n'uwo mwashakanye, shikama. Yaba ari ikigeragezo cy'abana ufite, shikama. Senga, hamagara Imana. Imana yururukire kubana nawe. Imana igutabare. Ndabyibuka igihe kimwe nigeze ngira ibibazo, ndangije njya muri wese nsenga Imana. Mpamagara Imana itari ku Mana. Ibi bibazo birimo birambaho ntabwo urimo urabireba. Nk'ubu ngubu uramutse ukoreye umuntu akaba kuri mideni. Rya deni ukajya ujya kuryishyuza. Hari ubwo waba uhwanye n'umuntu utarakoreye umuntu ngo ajye kwishyuza rya deni. Dushonje duhishiwe. Bene data dushonje duhishiwe mu makuba yacu. Twagiye dusenga Imana twambaye ubusa, byaducanze tukabona Imana iratwambitse. Twagiye dusenga Imana. Icyambere n'amakuru baguteze dayi. Reka nongere mbashimire cyane mwebwe mudukurikirana ku Bishora TV umunsi kundi 5 kuri 5. Ngendi Jean Paul ariko kandi none aha turi kumwe n'umukozi w'Imana nyuma y'iminsi itari mike mu by'ukuri tutari kumwe. Hari hashize amasaha cyangwa se hashize iminsi, ariko nanone uyu no mukozi w'Imana mwaramubonye mu kiganiro cya mbere, cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane. Iki nicyo kiganiro cya kane tugiye gukorana nawe. By'umwihariko dukoranye ibiganiro bitatu byiwe, ariko ndagira ngo nshimira abantu mwamukunze, mwamuhaye ibitekerezo, mwamukomeje, mwamuhumurije, mwamwihanganishije, abantu mwatanze ibitekerezo by'uburyo butari bumwe, no kuri Imana ibahereza umugisha. Ndagira ngo rero uyu mwanya mwakire yongere adusuhuze. Yesu ashimwe cyane mugabo. Yesu ahimbazwe cyane mwene data. Umeze neza? Meze neza ndashimira Imana. Ngewe nitwa Jean Paul, uw'amazina ninde? Ngewe nitwa Daniel. Nteziryimana. Ariko hari n'irindi zina rya gatatu mfite. Reka tubwire abantu ko hano ari ahantu hitwa kuri Ararume Business Center. Niho dukunda gukorera ibiganiro, ari nayo mpamvu mubona view zacu zisa cyangwa se aho dukorera hasa. Ntabwo ari uko mu by'ukuri tuba tutahinduye, ahubwo nyine aho dukorera ni hamwe. Cyane cyane ko mpamya neza ko ibyo mukeneye sina view bwiza bwo cyangwa se uburanga bw'ahantu, ahubwo tuzi ko mukeneye cyane kumva abantu bavuga Imana kandi bakababwira ibintu cyubaka imitima yanyu. Ndagira ngo rero dusenge, hanyuma nitumara gusenga uribwira abantu mu buryo burambuye n'iryo zina urivuge. Yego. Hanyuma duhurire n'abantu mu kirere cy'ubuhanuzi kwa. Uko turi abahanuzi b'Imana. Uri data wa twese mwiza, habwa icyubahiro. Turagushimiye ubwacu twicaye hano kuri kamera. Tukuragije Daniel, reka umwuka wawe wera amuhangeho, ntaba ari we wivuga ahubwo avuga ibyawe. Mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Amen. Ni Daniel nkuko bisanzwe Nteziryimana. Mfite n'irindi zina Uwiteka yampaye, yampinduriye amazina, nabaye nka Aburahamu yahinduye Abrahamu. Mfite izina ryitwa Gideon. Nitwa Gideon. Iryo zina Imana irimpa, yarimpaye ndi mu masengesho, ndimo ndayihamagara, irambwira uti nguhinduriye amazina, witwa Gideon. Rero dushimiye Imana, dushimiye n'abakunzi bakurikiranye Ibishura TV. Tukaba tugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana muri aka kanya. Ni ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cyitwa Kuva, igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Turasoma igice cya kabiri, duhere ku murongo wa 5 tumanuke hasi gatoya. Igitabo cyo Kuva igice cya kabiri, duhere ku murongo wa 5. Haravuga ngo, yego, umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana, umwana ararira. Aramubabarira ati, uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati, sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi
ngo amukurerere. Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we amwita Mose ati nuko namukuye mu mazi. Amen. Amen. Imana iguha umugisha cyane mwene data. Dusomye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ubundi ni itabaza rimurikira ibirenge byacu. Hanyuma rero mbazaniye ijambo ry'ihumure. Mbazaniye ijambo rivuga ngo dufite gikurikirana. Amen. Mu bibazo waba urimo uranyuramo, mu ngorane urimo uranyuramo, mu burwayi urimo uranyuramo, ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana iri hiragukurikirana. Haleluya. Ntabwo uri wenyine. Yesu muri kumwe. Yesu ari hafi yawe. Yesu ari iruhande rwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo urimo urabona bikomeye, nubwo uri kubona ibibazo ufite nta nzira, ukabona ibibazo ufite biriho biriyongeranya, ndagira ngo nkubwire ngo dufite gikurikirana mwene data. Amen. Mose uyu iyo dusomye duhereye ku murongo wa mbere muri icyo gice cya kabiri, Bibiliya itubwira ngo ni umugabo wo mu muryango wa Lewi warongoye umukobwa wo mu muryango wa Lewi n'ubundi ngo barangije babyarana umwana. Uyu mwana noneho ngo nyina yamuhishe igihe kingana n'amezi 3 niko Bibiliya itubwira. Hanyuma ngo agera aho ngaho ananirwa guhora amuhisha. Arangije aramanuka aragenda ajya ku ruzi amuhisha mu rufunzo. Hanyuma rero kubera yuko dufite gikurikirana, yenda nyina w'uyu mwana yari azi yuko ibyo uyu mwana birangiye nta buzima azongera kugira, ariko Imana kuko yari ifite umugambi kuri Mose wo kuzakura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, Imana iteza ubushyuhe ibwami kwa Farawo. Haleluya, haleluya. Amen. Imana iteza ubushyuhe kwa Farawo. Noneho ngo umukobwa wa Farawo yiyumvamo ubushyuhe budasanzwe. Ngo arangije ngo abwira abaja bati tugende tujye ku ruzi, ndumva nshaka koga. Baragenda bageze ku ruzi. Hanyuma ngo agiye kubona ageze mu ruzi, ngo abona harimo ngo babona ngo harimo akato kari mu rufunzo hirya. Ngo bakegereye bagapfunduye, ngo babonamo umwana, kandi ngo yari umwana mwiza, yari umwana ufite igikundiro. Ubundi Uwiteka iyo aguhuje n'abantu b'umumaro, hari ubundi bwiza gusiga. Ubundi Uwiteka iyo uzaba igikoresho cyiwe, hari izindi mbaraga zibana nawe, hari izindi mbaraga zikorera muri wewe. Ndagira ngo nkubwire ngo udukurikiranye kuri iyi channel yacu y'ishusho y'ibishura TV, ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ihindura amateka. Ndagira ngo hari Imana iri kumwe nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana y'imbaraga, kandi Imana yiteguye kugukorera imirimo n'ibitangaza. Nkuzaniye ijambo ry'ihumure. Ndagira ngo nguhumurize wowe mwene data, wowe uri kubona nta byiringiro ufite, wowe uri kubona nta nzira, wowe uri kubona umaze mu kigerageza igihe kitari gitoya. Ndagira ngo nguhumurize nkubwire ngo hari Imana ishobora gutegeka ibyo bibazo ufite. Ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ishobora byose, nta kintu na kimwe kijya kiyinanira, niko ijambo ryayo ryambwiye. Amen. Komera, humura, Yesu ari kumwe nawe mu rugamba urimo urarwana. Ese rwaba ari urugamba rw'urugo, rwaba ari urugamba rw'uko wananiranywe kubana n'umugabo wawe, rwaba ari urugamba rw'uko mwaba mufitanye amakimbirane adashira, humura hari Yesu. Weho jya wiherera usenge. Twagiye dusenga Imana, tubona Imana irimo iradukura mu makuba yacu. Twagiye dusenga Imana twambaye ubusa byaducanze, tukabona Imana iratwambitse. Twagiye dusenga Imana ibibazo byabaye ibibazo, ariko Imana ikagenda ica inzira. Bibiliya irambwira ngo hamwe n'ibitugerageza Imana igibasha guca kanzu. Amen. Wikwigirira nabi, wikwigirira nabi umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza. Wikwigirira nabi, Imana irimo iraguteganyamo umuntu w'umumaro ejo hazaza. Komera, shikama. Yaba uri umugabo warajujubijwe wenda n'uwo mwashakanye, shikama. Yaba ari ikigeragezo cy'abana ufite, shikama. Senga, hamagara Imana. Imana yururukire kubana nawe, Imana igutabare. Ndabyibuka igihe kimwe nigeze ngira ibibazo, ndangije njya muri wese nsenga Imana, mpamagara Imana itari ku Mana. Ibi bibazo birimo birambaho, ntabwo urimo urabireba, kandi Imana yarantabaye. Icyo gihe irandengera mbona ubwiza bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Nuko ngo uwo mukobwa wa Farawo ngo aza kubona ko kato, ngo arangije bapfunduye babonye ko ari umwana mwiza w'igikundiro.
noneho ngo umuja we ngo aramubwira utese ati sinajya kugushakira umuntu rero uno mwana Yego. nyina w'umwana ngo yari yitaruye ari hirya kugira ngo amenye ibiri buze kuba kuri wa mwana. Yego. Dufite gikurikirana nshuti yanjye, Hallelujah. dufite gikurikirana. Wowe humura, komera, ndagira ngo nguhumurize. Ese ibihumuriza byaba bibaye bikeya muri wowe, wongera wiyongeremo akabaraga, wongera wumve hari ibindi byiringiro bije muri wowe, kandi wumve yuko Imana ntaho itakura umuntu, nta naho itamugeza. Yego. ngo umuja w'uwo mugore bambe w'uwo mukobwa ngo ajya kumushakira umurera. Rero kubera umugambi w'Imana bihuza nuko ari nyina wareze uwo mwana. Yego. Amurera ariko yitwa umwana w'ibwami. Burya ntabwo yitwaga umwana w'uyu mugore, ahubwo yitwaga umwana w'ibwami. Yego. Kubera rero ko Imana yari ifite umugambi kuri Mose w'ibyo izamukoresha, ngira ngo twese turabizi, yenda n'utari yabimenya bimenye none aha ngaha. Yego. Mose niwe Imana yakoresheje avana ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa. Ndabyibuka igihe kimwe Imana imutuma, yarayibwiye ngo Imana yaramubwiye ati genda umbwirira Abisirayeli yuko ndi Imana. Hanyuma Imana irangije ibwira Mose iti uzababwire yuko nitwa ndiho, kuko Mose yarabajije ngo se nibambaza ngo urinde nzababwire ngo iki. Iramubwira uti uzababwire ngo ndiho yabantumyeho. Agira ubwoba bwinshi cyane mu mutima Mose, ariko Imana iramubwira uti nguhaye mwene nyoko Aroni aba ari uzajyayo abasobanurire, wowe uzajya uvuga n'abasobanure. Haleluya. Umugambi w'Imana, umugambi w'Imana birashoboka yuko ushobora no kuwusonzanya, ariko Imana yarakuvuzeho ufite amasezerano. Reka dufate urugero rutoya. Nk'ubu ngubu uramutse ukoreye umuntu akaba kuri mideni, rya deni ukajya ujya kuryishyuza, hari ubwo waba uhwanye n'umuntu utarakoreye umuntu ngo ajye kwishyuza rya deni. Dushonje duhishiwe, bene data, dushonje duhishiwe. Weho komera ushikame kandi ushikamire mu mwami. Igihe cyarageze rero Mose uyu nguyu, kubera umugambi w'Imana yari ifite ku bantu bayo, niwe wavanye ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa abagarura nanone mu gihugu bari barahozemo. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero guma mu mwanya urimo mwene data mukunzi w'Ibishura TV, ndagira ngo nkwinginge ugume mu mwanya urimo, kandi ibihumuriza by'Imana bibe muri wowe bigwiriye. Haleluya. Ndabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha. Ndumva turiho turerekera ku musozo, kubw'igihe tuba dufite ntabwo aba ari kirekire n'ikigufiya. Imana ibane nawe kandi Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Hanyuma wumve yuko hari ikindi cyizere, hari ibindi byiringiro Imana iremye muri wowe, kubera yuko ufite gikurikirana. Ntabwo uri wenyine mu rugamba urimo urarwana, nabivuze, urimo urarwanana n'Imana. Komera, shikama, wongera wumve wongeye kusuzwa izindi mbaraga zo guhamya. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Imana ibane namwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndifuza yuko dusengana Imana n'ubundi. Birashoboka kwenda waba ufite uburwayi, cyangwa se ukumva hari ukundi umeze mu mubiri wawe, umubiri utarimo urakwemerera kugira yenda muvoma ukora. Ndagira ngo nkwinginge, niba urwaye umutwe uwufateho, niba urwaye mu nda uhafate, hanyuma dusenga Imana, duhamagara Imana. Imana yarambwiye ngo impaye imbaraga zo kujya ndambikaho abantu ibiganza bagakira, kandi nagiye mbibona cyane ko ni benshi twagiye dusengana bafite ibibazo, ariko tugasenga Imana igakora igitangaza. Rero ndakwinginze kandi ntubipinge, injiramo ufataho wumva urwaye, dusengana Imana. Yenda mbere yuko dusenga reka dutanga aderesi zacu. Nabibabwiye, nitwa Nteziryiimana Daniel. Tujya gutangira Gidiyoni, reka dutanga aderesi zacu. Aderesi yanjye, nimero ya telefone ni 079 3 60 9 44 1. 079 nsubiremo 3 60 9 bambe 9 44 1. Imana ibaha umugisha cyane. Reka rero dusengana Imana mu izina rya Yesu. Imana mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga, Imana yaduhamagaye, Imana yo kwizerwa, Imana ikiranukira kutubabarira, uri Imana izi byose. Jambo ryawe muri Yakobo igice cya 5 rirambwira ngo mbese muri mwebwe hari ubabaye nasenge, wishimye naririmbe.
turasenze Mana, nsengeye aba bantu badukurikiranye mu izina rya Yesu kugira ngo Mwami ubakize. Nsengeye aba barwayi kugira ngo ukize uburwayi bwabo. Hari abarwaye indwara z'imitwe, hari abarwaye indwara zo mu nda, hari abarwaye indwara z'amayoberane, reka ubakize mu izina rya Yesu kugira ngo imibiri yacu Mwami igubwe neza. Iyo wamaraga gukiza imitima wakizaga n'imibiri, reka rero ubakize kandi ubagirire neza. Kandi abantu bose Mwami bazakurikiranira ivugabutumwa, ndabasengeye mbasabiye umugisha kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze bana natwe rero, kandi icyo twirukanye n'imbaraga z'abadayimoni, twirukanye imbaraga z'abarangi, twirukanye gukora k'umwijima, twirukanye imbaraga z'abapfumu, twirukanye imbaraga za karande mu izina rya Yesu. Urakoze bana natwe, udushyigikire kandi uturengere kuko uri Imana ishobora byose. Tubyambaje mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, 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 amen.